mwongeye kwirirwa ni kuri Why How I Him, ni njyewe Mimi Mishu ugarutse. Turabasuhuje rero aho muri hose, iba ari mu gitondo cyangwa ari nimugoroba, aho uri turakuramukije tunagushimira ko wongeye kugaruka kubana natwe. Uno munsi hari umuntu, ni umusangwa tunezerwa no kugira, ni benshi mwakunze ikiganiro yakoze, nanjye ndimo ko cyaramfashije kandi nkushimira kubera ko twari tugiye gukora ikosa rito cyane, ariko hari inama waduhaye kandi turayikurikiza. Muri marriage yanjye niho ndi kuvuga, rero turagushimiye ku byo ukomeje kuduha. Welcome. Urakoze cyane Mimi, nanjye nishimiye kongera gutaramana namwe abakunzi ba Why How I Him. Thank Yeah. you. Yeah. Ni Thierry wongere kugaruka. Thank you Thierry, umva ni umugisha ko kugira byabaye mu rugo, ubu ntuzajya wumva urushye mu mutwe ugihita uvuga ati umva ndakora njyenyine nushaka uba udahari, ntukantegereze. Ikiganiro ni cyiza rwose, ahubwo abatwumva aho bari mwese rwose mugire musharinge Ni ukuri ni therapy, ibitekerezo bigere abantu ni kure. therapy. Yeah. Ube uri hehe ujye uhita uvuga ati Mishu uno munsi please jya imikari, genda uje kuba woza ibyombo, nanjye ngira icyo nibwirira abantu bacu. Ubundi akazi gakomeye Mimi waragakoze, Mm, ako kutuzanira ino platform, igisigaye ni abanyamuryango tugomba gusunika, umuntu yeah, wese aritanga. buri wese niyo mpamvu tutagira host, buri wese ni host. Hari uwambwiye ngo Yes. ariko se ngo ko ari ibyawe, ndavuga ni ndakubwiye ko ari ibyanjye, hari ahantu ujya ubona isura yanjye cyangwa ubona Mimi na hato, ni ibyacu twese, ni therapy ya buri muntu. Yeah. Nugira ikintu ukabasha kugira amahirwe, usibye ko buri wese ayemerewe, ukabasha kuza ukatwegera ufite icyo wadufasha. Hari icyo Thierry yavuze ukumva ntabwo uri d'accord, uzaze Mm. utubwire uti njye ndashaka unyohereze Thierry, Yes. mubwire ko biriya bintu yavuze atari byo, cyangwa Mm. ndashaka Mimi, njyewe wicare hariya, njye na Thierry n'umwanya ni uwacu. So buri wese rero aba atumiwe hano. Yeah, tunabwire Mm, n'inshuti abavandimwe nabo bashobora kuba bafite ibindi bitekerezo badusangiza, mm. rwose they are more than welcome. Thank you, thank you. Yeah. So uno munsi rero ntago rwose njye ntago Thierry yaba ari hano ngo njye kwiha ijambo, reka reka niwe urifite nk'ibisanzwe, Thierry aba yaduteguriye. So Ntabateguriye twihuse rero. mm, Reka duhere kwiexcuse ku bitaragenze neza last time. Habayemo yes. utubazo ariko ibi byose tubikora mu ma feedback yanyu. Mm, Ugize umwanya wo kumva iki kiganiro ajye anatanga na comment aho bitagenze neza, ubutaha bigende neza. Mu byari bitagenze neza last time harimo amajwi, ndizera ko uyu munsi ku buhanga bw'ibyuma Mimi ari bubikore neza, akaba ameze amajwi asohoka neza rwose, ibitekerezo bikumvikana. Ikindi batuye ku kintu cya timing. Ubushize twakoresheje ndumva ari isaha n'iminota 20, uyu munsi turagerageza tubihine. yes. Ubushize twari dufite ariko topics nyinshi zigeze nko kuri 3 cyangwa 4. Uyu munsi ndabazanira topic imwe, ariko nk'uko muzagenda mubimenyera wenda n'igihe kindi zagaruka hano, habaho kubwiriza ubutumwa bwiza mu buryo bwanjye, ubutumwa bwiza bw'Imana mu buryo nshoboye, Yes. nkasozereza ku kantu k'utuntu n'utundi, ni aga-challenge abantu. Imana yaduhaye ubwenge, tujye tubukoresha Ukoresha. duchalengingane. Si ngombwa ko uba warasomye ibitabo runaka. Hari abantu benshi bibwira ko kuba wagira icyo ubwira abantu ari uko waba warasomye. Warize. Ariko n'abo banditse ibyo bitabo dusoma nabo hari aho bahwereye.
I nuko bo know. baturushije bakandika, ariko nawe ugize igitekerezo gifite preuve, gifite uburyo ushobora ku expressingamo point yawe, ushobora nawe kwandika igitabo kandi n'abandi bagaheraho bagisoma. So ntitukitinye gutanga ibitekerezo utigeze wumva ahandi cyangwa se bishya mu matwi y'abantu. Yeah. Niyo So njyewe ndi wabyumva uwo rero. ahandi hari n'igihe wumva n'uburyo we abivuze ukumva bitandukanye n'uburyo wabivuze. Nese ntabarimu batwigishaga mu ishuri, ariko umunyeshuri mugenzi wawe yakwigisha nyuma y'ishuri ukumva wabifashe kurusha mwarimu. Kurusha mwarimu ni ibintu rwose bibaho. Birasanzwe. Ntitukitinye rwose, nta mashuri y'ikirenga bisaba kuba wagira ibitekerezo, just ukoresha Mhm. ubwonko bwawe Imana yaguhaye, hanyuma wicalenjinge, n'uwumva umaze kwicalenjinga hari ibyo wabonye wasangiza abandi, ni byiza kubibasangiza, kugira umutima wo gusangiza abantu ibitekerezo. Niko turemye abantu, ni nako dutera imbere. Dutera imbere Mhm. selo y'ibitekerezo by'umwe, byatangiye ari iby'umwe, undi akabyameliyora mu buryo bumwe cyangwa ubundi, mbega Mhm. tukagenda twungurana gutyo. So Hari n'igihe yeah. unamufasha no kugera aho ashaka kugera just kubera ko we wateye ikirenge. Exactly. Ikindi nkaba nshaka kugera ku kintu, tuvuge nk'ino podcast haba hari undi ndabizi ko ukunda podcast n'iki, ariko ukava aho nta mwanya mfite wo kugira ngo njye mpora every week mfite ikiganiro bitewe n'akazi kanjye. Mimi from nowhere agafungura iyo podcast, Yes. bya bitekerezo byawe uri kubizana Mm. nk'uko wari ufite inyota n'ubundi yo kugira ahantu uvugira, ariko umwanya wawe ni mukeya. So ni ugufashanya, mu by'ukuri twese tuba turi gufashanya kandi Yes, ugakora exactly. n'ibyo ukunda yaba. So rero twihuse topic yanjye, Mhm. um, Mimi tugomba kumwubaha, na topic yose tugize igomba kongera ikaba ifite aho ihurira Wayiha. n'insanganyamatsiko ya why her why him. So Yes. njyewe bitangira biri topic zanjye nkunda gutekereza topic ziri outside y'iyi topic nyirizina, ariko bikagira isano, Bikaza bikaza kurangira kwihuza. bihuye. Yego. Bikaza guhura, nkatanga igitekerezo cyanjye, ugasanga iyo topic yose nababwiye ifite aho ihuriye n'iyo topic n'ubundi tugenderaho, umurongo tugenderaho, bikaza guhura. So topic yanjye rero yitwa kwimenya cyangwa to know yourself. Urumva Mhm. Yes. aho mvuga ngo is the best gift to offer to yourself. Mhm. Reka mbanze ntere shout out ku bantu bose bafata umwanya bagaha amagift abakunzi babo, ko hano Mhm. turi muri wahi ni ikiganiro gifite aho gihuriye n'amakouple, yaba abayabayemo cyangwa abayarimo ubu ngubu. So N'abari single rega bajye baza, ni n'abari chance yabo single, yo kugira ngo bagire ibyo bakosora. exactly, turebe aho bipfira. Mhm. So rero shout out Mhm. ku muntu wese ufata umwanya agaha gift umukunzi we. Urumva Mhm. gift ni ikintu kiri very important cyane, ni uku appreciatinga, ni uku recognizing umuntu wawe, Mhm. ukamwereka ko umutekerezo ari very special to you. Yes. Hari uburyo bwinshi ibyo bintu babikoramo, ariko a simple gift ntabwo igomba kuba ari something expensive like a car, ariko ushobora gufunga ka gift gatoya mu gihe runaka wateguye, ukaba wabiha umukunzi wawe time to time, ari ibintu rimwe na rimwe biza bikaba. Nanjye ndi muri abo rero, ansuje umukunzi wanjye ahari arabizi ko Ndamusuhuza. Ahubwo ibyo se aracyakora bigerageza. ibintu by'intuza, reka tumutwikire. Reka Aracyakora ibintu tumutwikirisha. by'indabyo. So, muri iyi minsi yari yabihagaritseho bitewe n'amasomo yari arimo, Mm. ariko she's resuming the business very soon. Okay. Twazabamenyesha wenda next time igihe azaba ari ready yo kongera kofaringira business. Ku batamuzi, Yeah. umudamu wanjye ari business y'ama-flowers and gifts yari Mhm. afite. So ni Kandi ibintu nabonaga nyine nawe abikora neza. akunda, yeah, byari byiza cyane.
Mm, uretse ko sometimes nyine ugira ibyo uha priorite, icyo gihe hari amashuri biba ngombwa mm. ko tuba tubipozinzeho gato ngabanza fokasinga, ariko ubu ngubu bimeze neza, na resuminga business tuzabamenyesha. Nukuri Merci. tuzababwira. Ahubwo ikindi kintu kuri icyo kintu wari uvuze cy'amagifuti, hari abantu maze iminsi tuganira ukumva umuntu arakubwiye Mm. atari ko se ubundi kubera iki ngiye ngomba kubaha gifuti kandi ngiye ntazo bampa. Yes. Umuntu nk'uwo wamubwira iki uvuga uti se kubera iki mumbwira gutanga kandi njye ntarisivinga? Wenda urugero, Mm. hari nka okay, abo wenda ishobora kuba ari friendship isanzwe akakubwira ati abashuti banjye ni njye uhora utanga gusa ariko njye ntago ndisivinga kubera Mm. iki nakomeza nkatanga, cyangwa ugasanga umukobwa, reka njye mvugira abakobwa nawe uvuge kuri kote y'abahungu, Yes. abakobwa ugasanga afite nk'umugabo, urwo ni urugero, afite Yego. nk'umutipe cyangwa boyfriend ufite amafaranga, buri gihe tukumva yuko iteka ni Mm. umuhungu ugomba kovaringa, ni umuhungu Mm. ugomba kuguha telefone, ni umuhungu ugomba kukugurira tike ngo uze kumureba, ni umuhungu ugomba kukugurira izo ndabyo. Mm. Kubera iki twebwe tutamenya ko namwe utu tuntu mudukunda? Rimwe So rero, nkavuga mhm, yes, yes, go yeah, ahead. yeah, Mm. ukaba wavuga uti sheri nubwo numva ko afite byose, afite amafaranga, ariko hari akantu nkunda kuvuga, ushobora no kumugurira agasengere akavuga ati kariya gasengere ndagakunze, Mm. nagahawe n'umukunzi, utuntu nk'utwo duto duto ariko dushimisha umuntu. Mm. So rero Yeah. icyo ubutumwa twatanga buto, Mm. numva ahubwo twabugenera abo ngabo, abo bandi batamuha izo gift nk'uko azibaha. Gusa we icyo Mm. namubwira ni uko buriya iyo uzi umuntu ufite ukora ibintu byiza, umuntu ukora ibintu Mm. byiza arabimenya. Yes. Eh, rero iyo ukora ikintu cyiza buriya ntuze expectinge icyo kintu ko ntuze expecting something in return. Yes, Ubundi kuko ubuntu uzaba bwiza disappointed. uzaba disappointed bya affecting amarangamutima yawe. Yes. Gusa namubwira nti ni ikintu cyiza ko atekereza gutanga amagift, atari no seulement ku mukunzi we ahubwo no ku nshuti Inshuti. ze, ni we Yeah. agenda beyond. Gift ni Mhm. ikintu cyahozeho, ni ikintu nunareba no ahakera wenda mbere y'abazungu n'iki mu Rwanda, Mm. twajyaga kugira ute twajyaga Gutanga. abantu gutanga Mhm. amagifiti Mm. ku mwami, you know. Yeah. Bajyaga guturira Ahubwo na umwami bino bakubwira ngo nguhaye inka ni gift nk'inka, ikomeye. Yeah. barataramaga bagatanga inka. Ni Mm. gift, ni ibintu byahozeho, ni umuco wo Mm. gutanga, ni umuco w'urukundo. So rero Mm. uwo muntu namubwira nakomerezaho, ariko ahubwo abazi batajya babikora kandi bari supposed kubimukorera, ni abasharinga ahubwo iki kiganiro Ikiganiro. tubabwire ati ibyo si byiza. Ni ukuvuga Ahubwo ngo umuntu iyo akwibutse, ni ideni uba umugiyemo, nawe ubutaha uba ugomba kumwibuka. ahubwo se wabahaga challenge nk'umuntu utarabona gift ariko bazabe honest. Hmm. Njyewe nemeye kuzamugurira gift yumva ubu uri nk'uwo muntu nyine, ndabizi ko mbazi, ariko noneho ndashaka mu nshuti zacu zidukurikira uko bangana kose utarigeze ubona iyo gift. Yes. N'ubu uri mu Rwanda urumva ko Mm. umufasha w'umuvandimwe ari mu Rwanda, tuzamusaba agukorere gift, Ni ukuri bajye utubwire muri ahantu uri comment. Mimi muri comment. ndakwinginze Eh. rwose, Mm. nanjye nifatanyije nawe, umuntu Yes. hano twumva uzi ko mu buzima bwe atarabona gift, Gift ngo umuntu akubwire rwose you kandi we deserve a waratanze cyangwa gift, you deserve to be utaratanze. appreciated, you deserve to be Mhm. appreciated. Hano tuzabigukorera Uzabigukorera kugira ngo nawe rwose. uzabikorere undi muntu umwe. Ni Nawe ukuri azabikorera gukora undi ariko muntu. ukadupromisinga ko nawe uzaburesinga undi muntu. Urakoze cyane rwose, turizera ko Mm. bari bubidukorere. Hanyuma rero, Mm. nubwo topic ibaye gutanga amagift, ariko ngewe mu by'ukuri twari Mm. tubivuzeho, kuko Yeah. nari mvuze umutwe wa Yo- topic ufite aho uhuriye no gutanga amagift. This time kwimenya. topic noneho ni ukwimenya, niyo gift ya mbere Ya ugomba mbere. kwiha weho nk'umuntu. Yes. Kwimenya bikubiyemo ibintu byinshi. Reka nkubwire, hari abantu batarebera, sinzi ukuntu njya ngira
Imana ishimwe nyine ko yatumye ubwenge bwanjye buba open kuri iyi level, nyine kumva hari uburyo meze nk'umuntu. Hari igihe sometimes nimera nk'aho nicaye ahiherereye ndi kureba ubuzima Mm. muri rusange nkabutekerezaho. Yeah. Ah, ni byiza rero kuko nyine nshima Imana ko ibyo bintu mbibonera umwanya, kuko iyi si Mhm. iriruka cyane, usanga abantu benshi muri twebwe batabona umwanya wo kwitekerezaho cyangwa ngo batekereze ku buzima muri rusange. So Mhm. nshima Imana rero ko uwo mwanya mubona wo kuba nakitekerezaho, nkatekereza n'ubuzima nkabirebera kure. Mhm. Naje gusanga iyi si iyi si imeze nka puzzle. Puzzle ni se navuga hari umukino Puzzle wo kuzuza. wo kuzuza, wo kugira Mhm. puzzle ni nyinshi, ni type nyinshi za puzzle, ariko ku puzzle ni ukuvuga ngo Guteranya ikintu se cyatandukanye, um, tuvuge wenda nk'ikirahure se cyamenetse, n'iki mhm. gishobora ugashaka kugiteranya ariko mu buryo mushake uko mubyumva, ikintu Muri cyamenye. make Yeah. ni ukubona ikintu harimo ibanga Mhm. ukaridiscoveringa, niyo Yes, puzzle. niyo Yego, kwazo. yego. So iryo banga rero ariyo solution, wakita solution cyangwa iki, uko wabyita byose. Puzzle, ubuzima byo ubwabyo ni puzzle, Yes. nimeze nka game, sibyo? Mm. So hari Mm. ukuntu tuza rero ku isi ugasanga uhereye mu bwana, wenda twagenda tuganira uhereye mu bwana, ugasanga umuntu umukino yagombaga gukina barawumukeneye w'ubuzima, Yes. Mm. bagiye bawumukinira, ujya kuvuka nako. Reka duhere kure. Usanga umuntu akura avuga ati nzabyara umwana hungu cyangwa hungu na kobwa, Mm. avuga ati nzabyara akana kabisa keza kaba akamodo cyangwa kaba gahanze. Ugatangira kumva umuntu abivuga mu magambo kandi ataragira ute, abyatura kandi atarabyara cyangwa ataranagira n'umugore cyangwa umugabo. Noneho akageza igihe cyo gushaka, ah, baramaze kugira ute, guhitiramo uwo bazabyara icyo azaba, kandi icyo gihe ntago ari uburenganzira bwabo. Ababyeyi aho muri hose muri kutwumva, Mm. niba uri umubyeyi aka kanya, um, natwe twihereyeho Mm. abana bacu, twige kubamenya kugira ngo twige kubagira abo dushaka ko bababo, kuko Mm. hariya niyo rero ya mbere ino si ikora, iguhitiramo icyo ishaka. Ababyeyi batangira kuguhitiramo, ukaba uragiye umaze imyaka ingahe runaka ku isi, bakujyanye mu ishuri. Ishuri nk'uko tubizi twese, most of the schools ni uniform, ni ibintu bijya gusa, ni ibintu bafashe baratekereza baravuga ati kuri iyi myaka umuntu agomba kuba azi ibi ngibi, agomba kuba azi ibi ngibi, agomba kuba azi ibi ngibi. Kandi hari n'utari bubimenye n'ubwo babimwigisha gute. Exactly. Nimwibuka neza twese abari kutwumva, eh, bamwe muri twebwe twagiye twiga ibintu kubera pressure y'umuryango, Ababyeyi. cyangwa se kubera ko twumvishe ko hazaba harimo amafaranga cyangwa bigezweho ku Mm. rwego ku isoko ryo hanze. Uzasohoka ukabaho byakorohera kubona akazi, ariko ntabwo twigeze, benshi muri twebwe ntitwigeze twiga ibintu twahisemo. Reka mbaho Mm. urugero nkanjye, ah, niyumvagamo ikintu gifite aho gihuriye na kamera, kuvuga ngo kuba naba umukameramani, director, ikintu icyo ari cyo Mm. cyose nk'icyo ngicyo. Ariko ndabyibuka, Icyo gihe nta gaciro byari bifite, gafotozi. icyo gihe ababyeyi ntibabyumvaga, Ntabwo ari urumva. kubyumva pe. Ndabyibuka hari umukazini brother twareranywe, Mm. bara bageze igihe tuvuye muri segonderi, ubwo wenda nasimbutse kuko ni ukuri na faculté nize muri, uretse babyita faculté section. So Mm. section nize no muri segonderi pe, simbabeshye, ntabwo ari section numvaga nshaka, ahubwo nayihitemo kuko numvaga biri pride, ni pride nyine kumva warize, Yakumva ngo ngo wize urugero mate ngo math physique. physics chimie, nibyo nize, ntabwo nababeshya, ariko it wasn't my thing. I'm glad ko Mm. natsinze, ariko ntabwo ari byo nari ndi supposed kwiga. Ngeze muri Mm. university, ndangije segonderi, um, nigira nka rebel,
ababyeyi barambwira ati jya muri university y'iki n'ibiki, ndababwira Mm, ndashaka kwiga ibintu bifite aho bihuriye na kamera, nko mm, nk'ibijyanye na sinema n'iki. Hari ishuri ryitwaga Kwetu, abarizi b'urungano bararizi, ryabaga i Nyarutarama, ryigisha mm, ibintu bya sinema. mhm, Njyayo, ibyago nahakubitiye ni uko, ni ukuri ntababeshya, ntabwo nakiyemera pe. mm. Ndi umwana w'i Nyamirambo, sinzi ukuntu nakuze numva nzi icyongereza kandi ntacyo nzi, nta n'ahantu nigeze nkivuga, nkumva tu nkishyiramo ko nzi Uwo icyongereza. ni jyewe noneho njye Urumva? nanakundaga n'abarimu b'icyongereza Numvaga b'igifaransa ntibankundaga ko nanjye numvaga ntacyo nkunda. ni ukuri kw'Imana, njyewe nakuze muri système francophone, ubu rwose nkumva Mm. icyongereza ndakizi tu nk'umwana w'i ariko buriya Nyamirambo wumvaga ukizi ndabizi. kubera yuko Mm. wabaga nyine no muri classe ari ubona unagitsinda ukavuga ati uziko hari cya cyongereza nanakizi. Twigaga basic English, ariko Mhm, sinzi abana niba ari abana b'i Nyamirambo I don't know, ariko mm, uba wumva uzi ikintu kandi utarigeze ukigerageza. So ngezeyo mm, narwanye intambara, ababyeyi banze bagize bati ewa, ngiye kubona mbona hari umunyamerika wari wavuye nyine muri Amerika ari kuvuga ah, nyine motivation speech. mm, Ndakubwiza ukuri namaze 30 minutes ntumva ibintu ari kuvuga, mhm, nibwo nakangutse ndavuga nti what am I doing here. Bituma ndeviya gatoya, mpita njya i Bugande, nize university Bugande, mm. ariko nagiye i Bugande mu by'ukuri it's kugira funny, ngo wige nagiye i icyongereza. Bugande ndi kugira ngo nige icyongereza, bo bazi ko nabaye umwana mwiza kugira ngo nige ishuri bampitiyemo. Ngiyewe focus yanjye ari kumenya icyongereza mu by'ukuri. Mm, Ndanabyibuka, nahisemo the last minute, nibwo navuze nti tugende, kuko na cousin brother yari agiyeyo. mm. Ndagenda, ngezeyo basanga nta faculté nari nzi ngiye kwiga. Narababwiye ahubwo ngo mufite izihe ngo mitemo. Nibaza umuntu ugenda, ibaze kugenda ukajya i Bugande, ugafata trip ukajya i Bugande Yo utazi kwiga. ikintu ugiye kwiga, uvuga ati ndahita mu bihari, ndahitamo Yes, ibyo bari bumve. yes. Mm, Bankubita faculté ya mbere, bankubita amafaculté misemo imwe, barambwira ati amanota yawe mu isomo runaka ntabwo tubona ahagije, ntabwo byakunda. Mpita mubwira nti nkumi y'amanota yanjye yanyemerera kwiga, barayima ndayiga. So icyo nshatse kubabwira ni iki rero, mm. I have lived all my life mu buryo ntagombaga kubamo, urumva. Ushobora kuba uri kubicamo icyo ashatse kuvuga, twese twarabikoze ibyo avuze, ukaba uri kubicamo ukaba na successful, ariko mu by'ukuri ubizi ko icyo kintu ukora utanagikunda. Yes, Sinibaza exactly. kuvuga So iki mba ndi mu kazi nkumva mfite umushiha, nkumva amasaha yatinze kugera kandi aribwo nkihagera. Hari igihe usanga utarabikunda, gusubije amaso inyuma ushobora mm. gusanga barabigufashe gukora ako kazi. So rero tip yoroshye ku bantu bashaka kwimenya, banza ucagure ibintu ukunda n'ibyo wanga, ibintu utsindwa n'ibyo utsinda, ibintu bikorohera n'ibikugora. Ibyo bintu banza ubicagure. Mhm. Numara kubona ibikorohera, numara kubona ibintu bikuza mu mutwe bwa mbere y'ibindi, maybe naho uri supposed kuba uri, ni ibyo bintu uri supposed kuba ukora. So Mm. icyo rero nababwira, ngeza ibyo bintu by'amashuri, njyewe nshima Imana ko nubwo nabikoze kwimenya nabitangiye nkuze, ariko at least njyewe nshima Imana ko ntaba umuhamya wo Urabashije. kuvuga Mm. nti niba hari abantu kuri ino si, Imana ishobora kureba mu mutima ikavuga ati aba bantu bafite amahoro pe, ndi muri abo bantu, kuko narimenye, Mm. nafashe umwanya nitekerezaho, menya icyo nkunda n'icyo nanga, kuko ni mu bantu bigeze kubona akazi bakikuraho. Kuko ibaze kuba ufite akazi kaguhemba neza nta kibazo, ugafata decision yo gukwitinga ukajya mu yindi kariyeri itandukanye n'iyo ngiyo wari ugeze kuri position yo kuba umu manager, bari kugupropose ati Thierry niweho kandida tubona waba umu manager. Ntabwo Mhm. najya muri detail zose, ariko sorry, nagira ngo mbabwire nti nafashe umwanya wo kwitekerezaho. Ibintu rero iyo umaze kwitekerezaho,
za puzzle nababwiraga, bya bintu bitangira kujya mu mwanya wabyo, uravuga ati nta hantu bisukirira byose bibarizwa, bigusobanukira biba easy bitangira kubyandasitani. kugusobanura, bitangira utangira kwimenya, utangira kwimenya ukumva ibintu biri easy, biri kugenda nyine byoroshye. Ubuzima ntibushobora koroha, ariko nyine iyo wumva ahantu ugomba kuba uri biragufasha cyane. Reka tugende rero tugere kuri mariage. Reka mvugire abantu bari muri mariage. Wari uzi ko abantu bakunda guhura n'ibibazo byo gufeilinga muri mariage, usanga n'icyo kibazo kirimo cy'uko abantu batiyizi, ugasanga umuntu mu by'ukuri, abantu akenshi tujya gushaka kenshi tugeze mu gihe cy'iki, mu gihe cyo gukora nyine abantu bakorera income, ugasanga umuntu ajya ku kazi adakunda, arataha afite umushiha, Yeah. urumva, ugataha ufite umushiha. Niba na partenaire wawe nawe ari muri iyo kategori y'abantu batigeze bimenya, batigeze bagira impano yo kwimenya, nawe ari gukora ahantu nawe adakunda, atishimiye urumva kandi rero. mutari bunabwirane ko byagenze ku kazi ko mwabisize hanze, ahubwo inga issues ziraza mu rugo. Exactly, ugasanga biteye amakimbirane mu rugo kubera ko nta mahoro mubona n'ubu mu buzima busanzwe. So rero kwimenya niyo gift ya mbere ituma ubanza kugira inner peace, amahoro yo mu mutima, ukumva uratuje, ukumva uri ahantu uri supposed to be. Hari n'igihe biba mu maso y'abantu bavuga ati uyu muntu ni gute, uyu muntu ari ahantu gute, ugasanga ukora nk'ikintu kidasanzwe kimenyerewe muri sosiyete ubamo, cyangwa urugero wenda nk'abanyarwanda, kumva nk'umunyarwanda ngo uri kuririmba, akenshi dukunda kureba wenda ku ngero z'abandi bababanjirije, n'icyo ukabona ni kariyeri itari promising cyane, urumva. Kandi umuntu wenda niho agomba kuba ari suppose kuba ari, ukamupushinga uri nk'umuparteneri, ukavuga ati ibyo bintu by'abasitari, ibintu wigira, va muri iyo kariyeri, ibyo bintu b'umusore w'umugabo, umugabo uri ibintu biri seriye, ujye kwaka akazi wambare cravate. Mon cher, njye nakoze kuri front desk, ndi nyine muri departement yo kuri front desk, nambara nanigirije cravati, amakositimu imeze neza, nakubwiza ukuri, agakweto I wagahanaguye was one of the unhappiest people at that moment, kandi kandi inyuma wabonaga asa bakubona neza. ntibabibone. Yes, I was so Dufite abantu unhappy. benshi rero abantu mudukurikira, iyo dutanga ikintu nk'iki ngiki, ujye unacyumva ugishyire no muri relationship, ugishyire no muri marriage, ube uri single, ugerageze kubihuza n'ubuzima uri gucamo, kuko bigira icyo bidufasha twese. Bigira icyo bidufasha, ni ukuri, Yeah. ndakubwiza ukuri, niba udafite amahoro mu mutima wawe bwite, mu ntabwo buzima ushobora bwawe bwite, kuyatanga. ntiwatanga icyo udafite. So tugerageze kwimenya. Ni challenge, ni ibintu bisaba ikomeye. igihe, ukiganiriza wowe ubwawe, ukagenda ufata udu pieces tw'amateka yawe, ukaduhuza ukavuga kubera iki hariya kera nakundaga kwambara, kubera iki kera nabaga ndi umuntu. Urwo ni urugero, ugasanga hari akana gahura gashininga mu bandi, ugasanga ni akana kagira ute, maybe you're supposed to be a model, you know, you're supposed to be nyine umwartiste mu buryo bumwe cyangwa ubundi bujyanye n'imideli n'iki, you know, ariko ugasanga urayipfubije, ukagira ngo ni uko ukunda kwitsapira gusa. No, tekereza impamvu ukunda gutsapa, tekereza impamvu ukunda guhuza amabara bigakunda, abantu bagahora bakubwira ati man, wambaye neza. ni gute ukaba wambaye ibintu biri by'agaciro gato, ariko ugasanga abantu barakubwira ukuntu babikunze. That's something. So start from those little details z'ubuzima bwawe, utekereza ukuntu wagiye uzamuka, ushobora kwidiscoveringa niba waba utwumva ugeze mu myaka 40, 50, whatever. Ni ukuri ntarirarenga, you deserve to live a happy life. A happy life starts within you. kuko ejo ushobora guhindura ibintu byinshi uhinduye uno munsi.
yes rero iyo Mm. niyo gospel iyo nicyo naje ngira ngo mbabwire bantu Mhm. banjye ndabagira inama yo kwimenya. That's the most beautiful, the most important gift you can offer to yourself. Banza Mhm. wihe akagifuti ko kwimenya, ibindi bizagenda neza. So Yeah. Icyo iyo kintu niyo ni yari ingenzi cyane kubera ko twaje no kubona n'abantu rega Mm, tukiri kuri icyo reba nk'abantu ba breaking up akava muri relationship yes akahita jumpinga mu yindi sometimes hari ukuntu uba utazi uti kwibana ntuzi isobanukiwe. ntiwisobanukiye nawe ubwawe Mm, ntushobora kubaho uri wenyine uri single ngo winjoyinge uwo muntu wowe uri we yes then numara kwimenya uvuga ati ariko ubundi nimba ntashobora kubaho n'ukwezi kumwe ndi single mm, uyu muntu we wundi wazanshobora nanjye ubwanjye ntiyizi nanjye ubwanjye sinshaka kubaho ndi njyenyine mu ya bantu mm, mu bantu mm, bakunda kuva muri relationship imwe bajumpinga mu yindi all the time. mm, Niba uri muri abo bantu batwumva uze kureba neza urasanga utiyizi neza. ni ukuri Baba bari lost, baravuga babivuga neza bakavuga ngo uwo muntu aba ari lost. Uba uri mm, lost, banza ufate yeah, umwanya ubanze wimenye widiscovering njyewe ndi kanaka ndinde nkunda iki, and then from you go from there. mhm, Ntago ushobora guha amahoro cyangwa urukundo cyangwa umunezero abandi wowe utabyihaye. yes So yes, so iyo yari topic y'uyu munsi nahisemo kubaganiriza. mm, um, ngiye rero ku ijambo ry'Imana. mm, Bantu mwe, regardless kuri religion yawe no kuri Imana iragukunda. amen N'ikimenyimenyi ni ukuri ubu uri kutwumva hari abandi basinziriye. Nicyo kimenyetso, sibyo? yeah, cyuko hari icyo uriho kubera impamvu Uriho kubera uracyari impamvu. kwizana Hari ikintu kiri very important kurenza ibindi byose ku isi tujya twiyibagiza. Imana yaradukunze iduha ubushobozi bwo gukontorora buno buzima, bwo guhitamo ikibi n'icyiza, iduha kontorore yo kuyobora ino si. Twibagirwa uwabiduhaye, mhm, twibagirwa ko Imana iri very important. At the end of the day, pfukama hasi, ca bugufi. mm, Iyo Mana mutigeze mumenyana ushobora kuvuga ati njye sinzi Imana cyangwa iki. No, you're not here just like a robot. N'ubu ngubu umuntu yakoze ibintu byinshi bitangaje. Nimureba tekinoloji umuntu ituzengurutse, ibintu byose dukoresha ku isi, yeah. ibintu by'ibitangaza, ariko nta muntu urakora undi muntu. Ntibibaho, ntibizigera binabaho. Ejo ndi nari ndi kureba ano marobo bari gukora mu Bushinwa y'abakobwa ngo ukabona umusaza ari kumwe nako mu by'ukuri nubwo ari robo bayikoze mu biki sinzi ibyo ariko nta mwuka iriya batiri batayisharije ntago yavuga Exactly. Dore yeah so hari hari ikintu mm, njya mbwira abantu, Mimi. mm, Abantu bose bashaka kumenya Imana bari aha ngaha bashaka kuba batwumva batazi Imana, bavuga ati ubundi iyo Mana muvuga ni iyihe? Igihe cyose igihe nakemera ko Imana itabaho njyewe ni igihe naba nibaza ibibazo byose nkabibonera ibisubizo. Niba mm. hari ikibazo ubona ku isi ureba ukajya no kuri Google kabura bikayinanira icyo gusubiza, ikabura icyo isubiza. uri kubaza Urugero guhita kubwira ati nk'itangiriro ry'iyi si, cyangwa umuntu uburyo akoze, cyangwa inyamaswa nyine, ikintu kibaho gihumeka cyose uburyo gikora. Igihe bazaba bibonereye ibisubizo bakaba bakora duplicate zabyo, bashobora gukora umuntu nk'uko Imana yamukoze, bashobora kudifaninga uburyo ino si yatangiye, cyangwa uzamenya aho ukaba ngaho ko nta Mana ihari. wakihinduza ukabasha kubyara nimba warihinduje ukaba umugore ukaba wabyara uko byagenda Yes. kose hari Mm. ubwenge umuntu afite Mm. ariko ntabwo bushobora kurenga ubw'iyaturemye twebwe tutazi Umva igitangaza cy'Imana noneho aho ibera, nyine wa mugani w'aba bantu ngo akasamutwe. Mm, Imana yashyizeho ubumenyi buri infini. mm, Abantu bajya mu isanzure cyangwa biga isanzure mm,
barabizi ko isanzure ryananiye umuntu kuryiga ryose, no mu mibare byose yagezeho umuntu abona biramucanze ahimba ikintu cyitwa infini, kuko ntabona iherezo ry'ibintu Imana yaremye, Yeah. ntibishoboka. Mhm. Urumva, nureba ikintu cyose Imana yaremye n'ubu ngubu uzi uko ubu ngubu bakidiscoveringa inyamaswa zitandukanye tutazi. Mhm. Mu gugoringe n'uyu mwaka hari inyamaswa nshya babonye, hari ibimera babonye bishya Mhm. batari bazi ko bibaho. Mu myaka ibihumbi bibiri na tekinoloji igezweho hari ibintu bakidiscoveringa up to now. Mhm. Biriya bintu ni ibintu bigaragaza igitangaza, mbega Ubumana. ubumana. Mhm. Rero igihe cyose umuntu uwo ari we wese utemera Imana, you will live in that confusion. Iriya confusion iki ibereyeho Imana yishyizeho, ni ukubona ko turi abanyantege nke, Yeah. tukamenya ko hari umuntu, hari ruremuri hejuru y'ibyo byose. Urumva, umuscientifique azagerageza kudefininga ibintu almost everything, Mhm. ariko hari aho bazagera bagatsindwa, hari ibibazo uzababaza ntibabisubize. Icyo ni ikikwereka ko Imana iriho. Biriya Yeah. bintu utabonera ibisubizo nicyo cyonyine kimenyetso cy'iko Imana ibaho. Mhm. Ntimushakire kure. Confusion tugira nicyo kimenyetso. Bya bintu ubona bikagutangaza, hantu uhura n'umuntu uvuga ikindi kirimi cy'ahandi hantu, ukumva ukuntu kiri very different from your language, ukumva Mhm. nyine uretone, uri surprise y'ukuntu abantu bavuga ikirimi nk'icyo ngicyo. Buriya ni ubuntu Yeah. bw'Imana. Wa muntu uzagenda agakora ikintu udashobora gukora ugatangara ngo wawu, buriya ni Mhm. ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana buri ahantu hose, nureba neza, nubumbura amaso yawe urabubona. Yeah. Urumva? Mhm. Iyo niyo gospel nagira ngo mbasangize, nongere mbibutse ko Imana iriho regardless y'idini ufite. Mhm. Hanyuma rero reka tujye mu tuntu n'utundi, ni ibintu njyewe mba narakoze, nako naratekerejeho nkicalenjinga, nkavuga reka nze nanjye calenjinga abantu bagenzi banjye twigane. Mhm. Mhm. Challenge y'uyu munsi yo mu tuntu n'utundi iravuga ngo present time ntibaho. Present time ntibaho. Wowe uri kutwumva ako kanya, aka kanya uri kunyumva mvuga ibyo bintu, Mhm. ntibaho present. Bivuga muri aya magambo, ariko tekinike ma present time ibaho, ariko icyo nshaka kuvuga iyo mvuze ngo ntibaho, Mhm. ntibaho ku muntu. Impamvu mvuga ngo present time ntibaho ku muntu, ni uko the exact moment, abantu bazi ko rero Mhm. ngo isegonda ni ngo kwa kundi uri kureba nko ku isaha, isegonda ryikubitamo irindi ryikubitamo uri kujyana n'igihe. Mon cher, ndagira ngo nkubwire ngo ubwenge bwa muntu uburyo bumeze, mubaze n'abize bose, Mhm. uraprocesinga information, ugira time yo guprocesinga information uko yaba imeze kose. Ikintu Yeah. cyose uri kubona mu maso yawe cyose, cyangwa uri kumva, cyangwa uri gufilinga, urumva sense yawe yose, information iri kujyana ku bwonko, habaho time yo guprocesinga iyo information. Ni handi uzasanga hari abantu bajya baserereza Mhm. ngo uba wamutera blague akazayiseka nk'ejo, si I ubyumva. know. Cyangwa Eh, ukumva nk'ibintu nk'utu tuntu n'utundi nkazatwumvisha ibyo washaka kuvuga. cyangwa ugasanga umuntu nyine ntitwumvira ikintu rimwe, ukabona Yes. umuntu avuze ikintu ariko twese igihe tucyumviye biratandukanye. Iriya ni processing time y'ubwenge, y'ubwonko bwawe. Iriya processing time rero niyo yonyine ikubuza kubaho present time, nicyo nshaka kuvuga. Kandi Mhm. nta nubwo bizigera bibaho. Nta muntu n'umwe ufite ubwenge, urumva, bwo Mhm. guprocesinga information the exact moment information ibaye. Baza kuri inuza. Hari game twigeze gukina ku kazi ko njya nkorana n'abana. Mm, Noneho dukina game twari abantu 15. mm, Boss wanjye avuga ati tugiye gukina game. Uburyo mm, ijambo rishobora kugera ku muntu wa 20
ikintu nakubwiye cyahindutse, noneho cyahindutse you see mbashije kumva ibyo uvuze. Tukaba turi exactly. abantu batanu, nkavuga wenda Mm, sinzivuga ijambo rimwe ryose ushaka, noneho mm, kuko anyongoreye nkahita mm, avuga ngo mm. kandi ntabwo wemerewe gusubiramo kabiri. Urabizi ko hari urabona umuntu uhora uvugisha akakubwira ngo ehe so ni urabona ukuvuga rero ngo arahita avuga ibyo yumvisha avuga ngo ibyo yumvishe riragera ku muntu bizagera wa cumi inyuma na gatanu ijambo ryahindutse. ryahindutse. Iyo ni game yonyine ishobora kubereka uburyo du processing information duhawe. Yes, So noneho rero njyewe iyo ni topic yo kuvuga uburyo twese tuyiprocessinga bitandukanye, ariko icyo nashaka kuvuga ngo ni iki, ni uko habaho umwanya wo guprocessinga every information you receive. So yes. iyo time yo guprocessinga niho n'abahanga buriya, mu bahanga abahanga buriya mu bintu barusha abandi babona, urugero wenda nka Cristiano Ronaldo ukuntu bavuga ngo ni umuhanga cyane, uburyo processing information n'ukuntu ari bukatura umupira biba biri ku rwego runini nyine rwihuse cyane kurenza undi mukinnyi wese mutazi n'izina rye. N'abandi b'iwacu. Bariya bakina ngo Formula 1 buriya baba bafite ubwenge processing information byihuse kurenza abandi batayikina tukabona ni ibintu by'ibitangaza uburyo akoze ibyo bintu, uburyo akasi kona ahise atekereza uburyo ahita arikata ntarirenge ku muvuduko ungana kuriya. So icyo kintu rero cya time yo guprocessinga ubwenge kitubuza privilege yo kubaho present time. ndakubwiza ukuri, igihe uri bwumve mvuze reka mvuge wenda impamagare Mimi mu izina rye, mvuge nti Mimi, igihe ndi bubivuge niyo nabara kugeza kuri gatatu, ntago ubwonko bwawe, kandi nabikubwiye bikiri muri future, ntago ndabikora, ariko igihe ndi bubikorere ni ukuri ubwenge bwawe burajya kukwakira ko nahamagaye izina Mimi, igihe namaze guceceka nibereye aho ngaho ncecetse namaze kurivuga. kandi wanabaze urumva nanakomeje nanabishatse nanagucanga nkahita nkomereza ku kindi kibazo nkahita ngucanga. So ikintu rero nshaka kubabwira ni iki, ikintu mbacaranginzeho ni uko abantu benshi icyo kintu batari baragitekerezaho, cy'uko nta privilege tujya tugira yo kubaho present time. Iri so fast ku rwego rw'uko tudashobora kukacinga up nayo, ariko abantu twaragiye dukereya amayinite yo ku nuza amayinite yo ku measuringa time, tuba comfortable bitewe n'ukuntu mu buryo butworoheye turema nk'isegonda, turema umunota, turema isaha, turema n'umunsi n'ukwezi, kugira ngo umuntu yumve ari kuba mu present. Umunsi niwo twagiye noneho turabikora neza, ubu umuntu wese ukiriho aka kanya ari kumva ari kubaho present. No mon cher, uri kuba hagati ya past na future. Hari ibintu bitarakubaho ubu aka kanya, nubwo uri kureba ayo mazi imbere yawe, igikombe cy'amazi ushaka gufata, iyo action yo kugifata iracyari muri future. Igihe uzajya kugifata ubwonko bwawe buzaprocessing uri kugotomera, igihe uzajya kugotomera, igihe ugitekereza ati uko nyweye amazi, ntabwo bizaba bikiri present, uzaba wamaze kuyamira, uzaba byamaze kuba muri past, nanyweye amazi. Urumva? Ariko kugira ngo icyo kintu kidadutrigaringa, umuntu yaragiye yiremera yiremera measurement, uburyo measuring time mu buryo buri comfortable ku muntu wese, kugira ngo yumve ko afite control kuri time, ugifite igihe cyo gukora ibyo ugomba gukora. niyo mpamvu rero mbabwira nti buriya umuntu iyo agiye kukubwira ngo nta control ku buzima bwawe ufite, techniquement nicyo kintu aba akubwiye. Niyo mpamvu uzajya kubona ukabona bamwe muri twebwe dutwaye imodoka turagonze, ni uko processing time y'ubwenge bwacu iza nyuma y'uko action iba, ukabona imodoka ugiye kuyigonga iri imbere yawe ukareactinga byari biri too late. Urumva? Iyaba washoboraga kuba kurivinga the moment, the exact moment,
wakagombye kuba ufite ubushobozi bwo guhita uriyakitinga on time, ariko ubwenge ashobora bwacu ntabwo kugira. ariko bumeze twese. Nyine usiduka wagonze cyangwa wadekoranye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ako ni agacalenje muze kugatekerezaho, nimusanga narababeshye muzanyomoze. Murakoze, ntaho ubutaha. umva bakaba barabasezereye nanjye ndi Ndabasezeye rwose. Ya, kwari ukugira ngo abereke ko bishoboka ko dushobora gukoresha igihe kandi tukavugamo ibintu birenze bingahe by'ingirakamaro. Murakoze. 45 minutes turabashimiye, naho ubutaha ubwo nimumamagara nzitaba rwose. Thank you so much. Ndabizi ko uri ku kazi ariko uri Ya, agaciro kandi nkomeje gushimira cyane buri munsi. Imana ikomeze iguhe umugisha kandi ujye utwara neza igihe uri mu muhanda. Urabizi ko twese tugukeneye n'umufasha n'abana bakigukeneye. murakoze Kuko cyane. urabizi ko present ntabwo ari iyacu so Ya, mm, turagerageza tukirinda. Ubwo yeah, aho tutavuze akazi nkora, ubwo murakumvishe. Ntwara ikinyabiziga mwakumvishe. mu gihugu cya Amerika iyo. Mm. Rwose Ndumva ndabashimiye. n'ubushize wari wababwiyeho gatoya. Yego. Yitwarira, akunda umuhanda, akunda gutwara, ni uwo nguwo. So mujye Yes. mumusengera n'igihe ari mu muhanda, Imana ijye imurinda. Ibyo tumwifurije. Thank you Thierry, reka tugende ujye kuryama uruhukeho. Imana iguhe umugisha Murakoze, n'ukuri. murakoze. Ntaho Mm. ubutaha. Bless you. Thank you, bye.